Vira mu rugo ka. Vira mu rugo. Digo. Turagesha. Ngo uyu mukobwa tumubonye naho twatangira kumushimita kano kanya tutabanje kumenya aho atuye. Akuze kare byo mwana. Byiza. Nibyo buriya dushobora kwita tumushimita kira gikorwa kikazaduteza rero. Cyane ugasanga dusize ikimenyetso. Rero ukuntu bigiye kugenda tugiye kumukurikira. Cyumva neza. Aldo, ndashaka kumbwira ikibazo uko kimeze. Umva man, umva. Mbonye aba ndahabonye. Umva ihangane ndi igiti ndamushaka. Mani umuntu uri murangira mani mbabarira reka mubwire uzi ukuntu byagenze yampamagaye wa mugabo mani banze unyumva ariko wambabare kumva story yanjye mani yampamagaye muzana icyayi muri sa arangije ambaza ko byagenze kugira ngo tuze hano iwawe ndabimubwira byose nyine ubuzima bwacu arangije avuga mbahaye ubwisanzure mani wowe uri kumva byiza tugiye kuzata tugiye kuzaza tubaho mane ndi kumva nishimye mane tugiye kugira amahoro turyame nawe ko mwishimye habaye iki shana bizi ibintu byagenze ute wa mugabo yatubwiye tujye tuba twisanzuye ngo muze mu nzu mubimbwire sipara ndi guhana ngo ntiwatubwire nyine ngewe urareba twibere kumwe na Olivier hirya ku Kiyede babonye hari igikobwa nyine kimuzanye bari gutsindagira tubonye aguye hariya turamutabaye nyine kwari kuvuga se ngo yarembye gusa ubwo nyine ndabizi ngewe ariko reka tureke n'iby'uyu musaza niko Olivier ubu mwese murananiye mugiye kujya mu Kiyede mujye mwirirwa mumeze nk'abasazi mwabuze iki wanjye koko reba nk'ukuntu wiyogoshesheje ese ibi ni ibiki sema mubona ngiye ntakeneye kwambara ibyangwe ngo nsirimuke nk'abandi Jessica meze uteze iminsi myinshi uraho niko Olivier ubu no gusenga warabyihoreye burundu pe ibyo byangwa byawe ukeneye se mu rugo warabibuze nko muzehe abana banjye n'abarwaza bawe kusura rero uwo musaza atari marapfa wowe ukamubera umurwaza yose ibyo bitwaye iki kuba twafashije umusaza ariko Jessica uracyakomeje kundakarira byose ni bikiri kumbwira ahubwo ariko wajya utekereza kabiri Jessica none uri kubona natekereza ubwo se ninde ukubwiye ngo uze hano ninde uhakurangiye Jessica uzi kugira umenye hano iwanyu ese mwimukira mbabarira ubundi ahantu uje urahazi mani hano ntago ari iwacu ahantu nje ndahazi mbabarira mva bikiri mu maguru mashya mbabarifashe ugende sibyo ahubwo tujinjire mu tube tuganira ugiye iki kibumbura ubundi uri igisazi uri gutekereza neza mu bwonko bwawe ubundi se uyu musaza arabasha kugenda muze tumuvana ahangaha reba ahantu mwamuryamishije ukuntu hameze abana banjye murabayede nimukoreshe izo mbaraga zanyu mukoreshe abana banjye abana banjye abana banjye abana bawe abana banjye abana banjye umwana gutya arabyara abana banjye ese turamugezayo abana banjye ase abana bawe uvuga bari hehe Olivier iwe ni hehe ubundi kabiri warasaze akugeye sona n'isoni ugira wowe Jessica niwe uri kunsugura bigeze ama ke baba we se ni biki byabo uyu wese ninde kandi uyu ni ntago bikureba imaye baba ntago bikureba mu rugo rwanjye akusha nako ubwisanzure none oya ntago muzi uwo muntu ntago muzi nikosha ubundi imbwa inyita akagabo ni yahe ntabwo muzi ni yahe Jessica niwe uri kunkora bibi ntabwo nzi nawe hano
Nyamvira mabo. Vira mabo ka. Ndi igiti nka zimwe zasaguse Yesu. Ase koko Mana we. Amagara no muntu. Mana we. Ntago nabyo. ariko njye ntabwo ndi kubyumva neza. Aldo, Ndashaka kumbwira ikibazo uko kimeze. umva man, umva. Mbonye aba ndahabonye. Umva ihangane ndi igiti ndamushaka. Yesu we. Ntago ihangane man. Nje icyo mfite cyose nzakigura. Man ndamushaka umva ihangane musabye imbabazi. Kuko inkoni ndi ni nka zimwe zasagutse Yesu. Ihangane. Umva man turi kumwe man. Sawa ntacyo. Ihangane man ihangane. Hayi data. Si umutipe wanjye noneho. Aha. Sahaba mbarirwa none. Se Koro kuba nk'uko we karame. uriya rero adeni igihe uri amaswera ngo ni gazi aho bizagenda ute mwana mbona utarimo kubona amafaranga. We ntabwo uzi ibintu yankoreye ejo bundi umunsi wajyaga muri za job. Aha yankoreye ibintu bidasanzwe. Ako nta n'ibirenze ari wese ubukene se abizi ko buhari mwana. Njye yarambwiye ngo tugomba kumwishyura ndagenda ndamubwira ngo ahubwo amafaranga nsigaye mbona ari make yakwiye kutwongeza. Ariko kirasi cya gipeti baduhaye akazira. Niwe. Papa ubu nahembwa nta n'ikibazo cy'amafaranga afite. Turayajya ahubwo tugiye kwite tumujyana. Ufite gahunda wibihurira abanze baceho hari ariko biragesha. Nubwo uyu mukobwa tumubonye ntawe twatangira kumushimuta kano kanya tutabanje kumenya aho atuye. Hakuze kare byo mwana. Byiza. Nibyo buriya dushobora kwita tumushimuta kira gikorwa kikazaduteza leta. Cyane ugasanga dusize ikimenyetso. Rero ukuntu bigiye kugenda tugiye kumukurikira. Nitunabigereka babanze baceho dore barenda no kuhagera urumva. Babonye. Ahubwo se turamaze dusize ikimenyetso. Oya bihorera baduceho ntago bari bumenye ibyo bagira ngo turimo kwiganira bisanzwe nibo banahaca. Uri kuntu bimeze tubihorere umukobwa tumukurikire tumenye iwabo. Ubu tatu tugenda twite dushwanyaguza twifatira imizigo twikomereza. Ni nacyo kintu cyaba cyiza cyane kurenza ibindi byose. Sofia we. Umeze ute? Umeze ute we? Umeze neza. Mwanga no kuza kunsura. Imico ni mibi. Imico ni mibi. Muzikuze sinzo mudikira rwose. Mu rugo turameze cyane. Nini se mama? Shama ukanye ndamukomboye pe. Nyine muzadusure. Wese azabanze kabisura. Yashandi yeba ndi kuri mama kandi ararwaye. Umva nareka tujye mu rugo uri kumva tuzabasura nanjye njye kugira ibyo ntunganya mu rugo. Sawa nta kibazo. Sawa umusuhuze kandi umurwaza ubukira. Umunsi mwiza. Sawa ubwo nzabona muzi. Sawa.
umeze ute? Uzi neza. Ugiye he? Ngiye gusura mwenzaho. Usigaye uzerera cyane. Oya, nagira ngo ngende dufatanye mu masomo ndahita ngaruka. Ubanguke? Yego. Azatuma umugabo abifata nabi, akajya ababwira nabi kandi musanzwe. Nabimubwiye arabizi ko ariho ngiye. wahabonye ahantu bataha habonye dore rero umwana tugomba kurya tumutsindira nibyo cyane ubwo ngubu ntabwo ko tumufata urumva tubanza tumwirira abanze bidagadura arasohoka tumufata cyangwa tuzamufate oya tubanze tujye muri hajo kwa kigabo niya job niya gahunda y'ibintu hano se ntiwabonye nahabonye ubwo rero cyane rwose ntabwo birabicengeye nabicika nifitiye ubukene nanjye ndakeneye tumutsindira Mfite gahunda ifite gahunda urumva ni ibintu by'imikino cyangwa nyine genda ari kubanguka taha kare ndabona uriya mwana akomeje taza kudusanga hano bikaba ibibazo reka tugende nyine tuvemo cyuba tugende Niwe. Jessica. Sawa. Ako Jesse. Kandi. Kana mubwiye. umeze ute makuru ni meza cyane twajya twarabivuze Shabana n'umukobwa banjye gatoya muri kwe gerene nyegera kuganira egera bof cyangwa cyagushakira nikomeze kwese Meze neza nta kibazo. biragenda karaga umuntu asanze hano kijomba ari kumwe ndi mukwiye ko naye kaje gati Uriya se. ngo guki nyuma y'ibintu byose byabereye hano tutajya kuzana n'abahungu byagenze Nyine ukuntu byagenze. Uriya muhungu nyine yambwiye ko ankunda ariko njye ntabwo mukunda akomeza kunyizirikaho kandi ikindi sinzi n'umuntu amurangiye hano ngiye kubona noneho mwamusanga mukondanira ntabwo nakundanaga nawe njye naramukatiye. Jessica. Oui. None n'uvuga ngo karagahungu niko kakwizirikaho. Yego. Kandekere n'ingena. Nimuhurira no mu nzira. Uzamubwire ngo ninongera guhura nawe. Icyo nzamukorera ngenda cyiza. Cyangwa nkongera ugasanga hano iwanjye. Kaje hano iwanjye. Nzakwereka icyo nzagakorera. Sinshaka imbobo. Kandi nimbubaha ngaha ntabwo nshaka ngo ujye ugendana n'imbobo nka ziriya. Ira ni mayibobo. Mayibobo itinyuka kunsuzugurira iwanjye. Jessica nizeye kuri kubyanga nawe uzirinde cyane ngo njyana dutunganya ndaje murakoze cyari bimeze biteze kutakoze cyane byacatse iyi munsi ni wangaha ntabwo nakoze nahubutse ariko ibintu nta mahoro bimeze neza ibintu nta mahoro cyane biragenda nta kibazo kabisa ahubwo biri hano nta n'akantu umwana w'umukobwa kazungu kwipanzanira kandi cyane igiye ku kabari afisho kujya kunywa mu kabari njye mbona batari na byiza mafite impungenge ko wataho uri kugwirirana kandi tumenya kuri n'umuntu wiyubashye abantu bose bagenda babona ugenda ugwirirana ntabwo bigaragara neza mutuma ukanywera nanjye mbakeneye Jessica zana akantu ngo tuma hepfo wakazungu shana ariko nibyo ariko akazi biragenda usigaye uri bize cyane Jessica Jessie wino genda genda ujye kwa kazungu sibyo akamubwire shirina ngura akantu ngenda wafana bora mwiki Mirinda genda umubwire akumere mitsingi imwe aguye na fanta citron nzane pineapple konje muzane pineapple nawe uzane ka mirinda hanyuma uzane mitsingi genda nugera kwa kazungu uhamagare yamushyire kuri kode sangwa nyaruka bango ya senindu bicera
mwana kari akazi kari karenze ndagaso navunikiye ariko amafaranga dukuyemo ni menshi amasegonda waya amafaranga ni menshi ni 30 ni byinshi cyane ako haboro mba medita byadange umusozi aba ari uwanjye cyane cyangwa ngiye mbonye ko wamubonye wa mwana wamubonye namubonye oye umwihorere ndashite wowe kubera n'amaso ufite imbe hano